nkubitira gakubitwe n'inkubutumwe kwa sogokuru kuzana inkwano zo gutanga kwa nyoko kugasanga aho zatsimbwe zatsimbuwe n'abajura wakumva uvuga gukubitira yagira ngo urimo n'umugabo ego komana Regis Regi uburanganute Yesu we Regis na nyoko yagashwingi tumiwe. Okay, murakubajije wavuye muri Amerika ese waje amahoro nk'umuntu uzi Nyarwanda Roki waje amahoro nabonye nyaza no. mwari muzi yuko iyo umuntu yibye induru ikavuga Imana ho gutabara uwibwe itabara uwibye iyo Mana murayizi haraho nabivuze bari banyishe ngo nasaze uwibwe yibwe ibintu azabona ibindi ariko uwibye abuze ubugingo buhoraho niba Imana ikurikirana ngo imwigishe bakobwa mukomeje kuntangaza koko uraho ufite imyaka 35 ugiye gucurura ishangazo urijyajura ibibi uririrwa ubaza abahungu ibibazo by'amafuti ngo none si nimero yanjye wayikuye he urumva gutunga nimero ari ibintu bikaze agahinda mama wawe afite se we ntiyayitanga mu rusengero cyangwa mu nama y'umudugudu hayinya ntibavuga nitunganyije ndagenda bavuga niteye ibyango ndacomoka niko wavuze ntibavuga uriya muhungu akunda igitsina gore bavuga uriya mujama yemera kunsutsu hejuru cyane mbonye ibyo ntigeze mbona n'ahari ntanabibonye nka gutya bavuga zana amafaranga tuyarye n'ubundi naheza hese bavuga zana ubwo bukarota ubusepere n'ubundi nta gikwe tumiwe